Wigeze ubyuka mu gitondo wibaza uti kuki narose ndi kuguruka? Hari abantu babifata nk'ikimenyetso cy'ibintu bidasanzwe, abandi bakabihuza n'ibyiyumvo umuntu aba afite. Ariko se koko kurota uri kuguruka bisobanura iki? Reka tubisengure. Mbahaye ikaze, njye mugiye kubana na Emmanuel Wihanganye. Mwibutse gukanda subscribe niba uri mushya hano kugira ngo ujye ubona notification buri ko dushize ikiganiro. Wigeze ujya mu nzozi ugasanga uri kuguruka hejuru y'abantu, amazu cyangwa ahantu utazi? Wigeze wumva umeze nk'ufite ubushobozi bwo kuguruka kandi muri izo nzozi ukumva wishimye cyane cyangwa ufite ubwoba? Niba warigeze kugira inzozi nk'izi, iyi video ni iyawe. Murakaza neza kuri Emi Media TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro bitandukanye bisobanuye kandi bicukumbuye. Uyu munsi turarebera hamwe icyo kurota uri kuguruka bishobora gusobanura, ndetse tunareba impamvu ibisobanuro bishobora gutandukana bitewe n'uko wumvaga umeze muri izo nzozi. Icya mbere, turaza guhera ku kurota uri kuguruka. Kurota uri kuguruka ni inzozi abantu benshi bashobora kugira ndetse banagira. Mu gusobanura inzozi, kuguruka bishobora gufatwa nk'ikimenyetso cyo kwifuza umudendezo, kuva mu bibazo cyangwa kumva ushaka kurenga imipaka wari usanzwe ufite. Urugero, umuntu ushobora kuba afite ikibazo kimuremereye mu buzima akagira inzozi aho asanga arimo kuguruka nta kintu kimubuza. Ibyo bishobora guhuzwa n'icyifuzo cyo kubona ubwisanzure no kuva mu bibazo, ariko ntabwo bivuze ko buri muntu urose aguruka aba afite ubusobanuro bumwe. Icya kabiri, niba wagurukaga wishimye. Niba mu nzozi warimo kuguruka kandi ukumva ufite umunezero, amahoro cyangwa umudendezo, bishobora kuba bifitanye isano n'uko mu buzima bwawe wumva ushaka gutera imbere, kugera ku ntego cyangwa kwigobotora ikintu cyakubuzaga gutera imbere. Hari n'igihe inzozi nk'izi zishobora kuba uburyo ubwonko bwawe butunganya ibyiyumvo n'ibitekerezo byawe. Icya gatatu, niba wagurukaga ufite ubwoba, ariko niba warimo kuguruka ugatinya kugwa, ugahora ureba hasi cyangwa ukumva uri mu kaga, ibisobanuro bishobora kuba bitandukanye. Bishobora kugaragaza impungenge, ubwoba bwo gutakaza igenzura cyangwa kutamenya neza uko ibintu biri imbere bizagenda. Aha niho tugomba kwibaza tuti, ni iki muri ubu buzima bwanjye gituma numva nizeye neza ibizaba? Icya kane, tudatinze reka turebere hamwe kurota uguruka hejuru cyane. Niba warose uri hejuru cyane mu kirere, ibi bishobora guhuzwa n'ibyifuzo bikomeye, intego nini cyangwa icyifuzo cyo kugera ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi bishobora kuba bifitanye isano no kumva uri kure y'ibibazo bisanzwe byo ku isi. Niyo mpamvu aho wagurukaga, uko wagurukaga n'uko wari umeze muri izo nzozi ari ingenzi cyane. Niba warose uri kuguruka hanyuma ukagwa, ntabwo bikwiye guhita bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko ikintu kibi kigiye kukubaho. Inzozi zishobora kuba zigaragaza ubwoba, stress cyangwa impungenge umuntu afite. Ni ngombwa kwibuka ko inzozi atari ubuhanuzi bwizewe bw'ibizaba mu gihe kizaza. Akenshi zishobora kuba zifitanye isano n'ibyo umuntu yatekerejeho, ibyiyumvo yagize cyangwa ibintu yanyuzemo. Icya gatandatu, ni ukuguruka ukaba ureba abantu hasi. Niba warose uri kuguruka hejuru y'abantu ukabareba hasi, bishobora kuba bifitanye isano no kumva uri kure y'ikibazo runaka cyangwa ukifuza kubona ibintu mu buryo burenze uko wari usanzwe ubibona. Ariko nanone ibisobanuro nyabyo biterwa n'ibindi byari biri muri izo nzozi. Muri rusange kurota uri kuguruka bishobora guhuzwa n'ibintu bitandukanye birimo umudendezo, ibyifuzo byo gutera imbere, intego, impungenge cyangwa gushaka kuva mu bibazo. Ntabwo twagombye kuvuga ko inzozi zimwe zigira igisobanuro kimwe kuri buri muntu. Icy'ingenzi ni ukwibaza uti, nari imeze ne muri izo nzozi? Nari nishimye cyangwa mfite ubwoba? Nari nguruka njya he? Ni iki nanyuzemo muri iyi minsi gishobora kuba gifitanye isano n'izi nzozi? Noneho nawe ndashaka kumbwira muri comment, wigeze kurota uri kuguruka? Niba warabirose tubwire uko wari umeze muri izo nzozi, maze tugerageze kudusesengure. Niba warabirose
tubwire uko wari umeze muri izo nzozi maze tugerageze kubisesengura hamwe. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi kanda kuri subscribe, ukande like kandi usangize iyi video n'abandi. Murakoze cyane gukomeza gushyigikira Media TV. Mugira amahoro kandi dukomeze guhura mu bindi biganiro. Uwiteka abahundagazeho imigisha. Ciao ciao.